Nje rero abageze hano kunyemerere baramutse. Abavuga Yesu ashimwe nandikije ngo Yesu nahimbazwe. Abavuga Yesu akuzwe nandikije ngo iteka ryose. Abavuga Yehova n'umwami nandikije ngo amina. Abavuga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh namwe nandikije ngo wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twese turimo mubyeyi ishungusho rero amarembo yahahora yuguruye ariko ntabwo arangaye. Abashitsi baza hano n'urujya n'uruza. Ndagira ngo mukanya bambwiye ko hari abavunyisha nabwiye abuguruzi ngo nibavunyisha babakire kandi nibasuhuza turi bubikirize. Nibagera hano rero ntimugire ngo batuguye gitumo ahubwo turaza kubakiriza amashini y'inkundu ibyivugo n'ikobe byikiranye n'insego maze tubahikaza. Reka mbabwire ngo nibo mubinyemereye muragahorana ibikari bikamwa yera kandi umwanzi ubanga abaye nahari aragapfusha radio ntazongere kumva amakuru. Umutaramye nashe n'imbyino dukomeze tugubwe neza. Rutaburi imigana yo kurinda rwari rw'Imana rumenera abasore icumu kirenga cy'amoko narikawe n'igikaka. Nariteranye cyusa no mu gituza cy'ibigize ndatsimburwa umutima uratagarana yibana na ryahera ari kimuharambo gabungeri bamagaje buri imivumo ngo barebe iyo mbonera. Turaje rero turabatarama cyane turi inganzo y'urukatsa turatarama bigatinda. Uyu munsi n'uwanyu rero turaza gutarama dukesha. Turi bene amajwi anyura amatwi turi bene imihogo ihotoye maze tugiye gusharika ingamba namwe nimuza kwizihirwa musakari ingamba dutara ahubwo rero mwiza wo kugira ngo dushime Imana. Niyo mpamvu ngira ngo nsabe abari hano mwese mujye juru abambaye ingofero zitabugeneye bazikuremo kugira ngo umwuka wera aze kumanukira mu gihorihori neza. Nsabe Pasiteri Hategekimana aturagize Imana. Twitegereje none Imana uragusohoje uhimbazwe Mana yacu uhabwe icyubahiro. Turagusabye kugira ngo ubane natwe muri umuhango Data mwiza ufashe imiryango yacu yombi ari abasangwa n'abashitsi. Turakuraritse kugira ngo ubukwe ubugaragaremo nk'Imana kandi ibikorwa byose biheshize rya cyubahiro. Urakoze kurabana natwe ukatugirira neza. Abavuga bose Mana uhagarare nabo kandi byose mwami Imana dusengeye ibyo kurya dusengeye ibyo kunywa ngo byose byezwe nawe kandi ukomeza kuturira umutekano ahantu umuntu wese uri ahantu agubwe neza. Tubisabye Imana datadushima mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu cyambaje twizeye amen. Reka twongere ngo amina. Hanyuma gifite indangururamajwi ndagira ngo gifite indangururamajwi Pasiteri atugezeho ijambo ry'Imana rigufiya yateguye kuri uyu munsi. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 19 turasoma umurongo wa 7 n'uwa 8 n'uwa 9 aranditse ngo tunezerwe twishime tuhimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama usohoye umugeni we akaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Arambwira ati andika uti hahirwa abatore ubukwe bw'umwana w'intama kandi uti ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Mwateraniza ijambo ry'Imana. Turi hano twese muri ubukwe kandi ubukwe bwiza bw'umugisha bw'umuryango w'umukozi w'Imana Ruzibiza Augustin ndetse n'umukozi w'Imana Hategekimana Jean Baptiste. Twese rero twabukereye twahawe invitation yo kugira ngo tuze kwifatanya mu byishimo by'ubukwe bwiza kandi buhesheje Imana icyubahiro. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo twishime twihimbaze kuko ubukwe bw'Umwana w'Imana bwize gute busohoye kandi ngo kwambara imyenda y'igiciro itanduye ngo iyo ni imirimo y'abera n'ubundi kandi ngo iyo mirimo ni yayindi. Niyo mpamvu rero twese turi hano muri ubukwe ariko tuzirikane ko dufite iyindi invitation nta yindi ni yayindi y'ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Ubu bukwe rero twese abari hano ndabifuriza ko twazabutaha. Kondisiyo rero ni ukuba nawe
nguko twabonye invitation kuza muri ubukwe ni invitation nta yindi mumbere mukagira inkuru mwese buri wese agomba kugira ngo abone invitation ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ni invitation umuntu wese kwifuriza muri ubukwe akakira invitation yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza kandi cya kabiri akihana ibyaha ngicyo agakora imirimo myiza kugira ngo ubukwe bwa ntama w'Imana tuzabutahe twese nk'uko tunezerewe ubukwe bw'abana bacu muri uwo muryango. Ndabifuriza mwese abari hano, abagabo, abamama, abasore n'abakobwa, umunezero dufite n'ubundi tuzongera dusangane uwo munezero mu bwami bwa ntama w'Imana, tunezerewe aho tuzaba twese utazatandukana, twishimira mu mwami wacu Yesu Kristo. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye, Mana turagushimiye ko turaritse muri ubukwe bw'abakozi bawe. Mana twaje mwami Mana turagusabye kugira ngo ukomeze uganze muri ubukwe, uteke muri ubukwe nguko n'ubundi data utubwire mu ijambo ryawe Mana yacu, uduha invitation zo kwita ushoboze kuyakira neza, kandi mwami Mana uzadushoboze data twebwe twese atabuzamo n'umwe kuzatambura ubukwe bwa ntama w'Imana. Urakoze turagushimiye kuduha ijambo ryawe kandi kudushoboje mwami Mana. Reka umuntu wese data yongere umutere kunezererwa no kwishima kandi ukomeze kugaragara muri ubukwe, uganze utegeke umugambi mwiza urushaho kuwusohoza, twese tukomeze tunezerwe. Tubisabye Imana data dushima kandi tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nyuma y'ijambo ry'Imana ryateguwe kuri uyu munsi, nyemerera abashyitsi batugendereye mbanze mbabwire abo turi bo, ariko kandi mbabwire n'aho badusanze. Mubyeyi Birasa n'imfura mwaramukanye, aha mudusanze ni mu muryango w'Abazirafuti, aho nta handi ni mu rugo rw'umubyeyi Ruzibiza Augustin. Uyu mubyeyi twabyirutse dusanga atuye ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ni igihugu kugeza na n'uyu munsi, ubuso bwacyo ni kilometero kare 26,338. Ni igihugu gituwe n'abaturage basaga 13,000, kigizwe n'intara enye n'umujyi wa Kigali, ariko twungutse intara ya gatandatu yo muri diaspora, ariko twebwe twagize umugisha dutura mu mutima w'igihugu. Aha mudusanze ni Kigali, turi Abanyakigali. Kigizwe kandi n'uturere 30, mudusanze mu karere ka Gasabo, imirenge 416 mudusanze mu murenge wa Ndera, utugari 2,148 mudusanze mu kagari ka Rudasha, imidugudu 14,837 aha mudusanze ni mu mudugudu wa Kamahoro. Nkuko nababwiye ko turi Abazirafuti bo kwa Ruzibiza, ariko kandi tubarizwa mu ndengabaganizi z'akarere ka Gasabo. Ikivugo cyacu kiravuga ngo ku isoko y'u Rwanda duhora ku isonga, amashyigo kacikaci. Mubyeyi Shumbusho nababwiraga aho badusanze, ariko tugiye mu nyito zo hambere. Ahangaha turi mu Bwanacyambwe bwayobowe n'umutware Nkuba ya Nyabakonjo, ariko kandi akorerwa mu ngatana rw'ubusisi rwa Kigenza cyangwa Akagara. Urw'ubusisi rwa Kigenza akagira amateka. Ni wa mugabo wa padiri bere ngo bagiye kubatiza, bagiye gusuka amazi ku ruhanga, aravuga ati hava uruhanga n'urw'imfura, ahubwo atunga urutoki munsi y'urukenyerero ati maze batiza aho niho haciye. Aha mudusanze rero ni mu Bwanacyambwe. Mubyeyi Shumbusho batambona hano bakagira ngo ndi mukuru, ndi umwambari gakondo mu muryango, ariko Abanyarwanda bakuru mwaravuze ngo agasozi katagira abakuru ishyano ngo rirahirwa rikanaharara. Iwacu twabagize muri bakuru muri benshi, ariko no mu bihangaje bamwe nkwakuzi. Nyemerera Rwatangabo watanyaga umunyabutatu, umushi yatambitse ngo mu nzira guduhera ikaza abashyitsi, kandi wantoje ko ibiganza byagabye amariza bitavuga amaramasa. Ba bakobwa b'ikambere bave muri pose bajye muri pozisiyo, batambukane bamukuza wakiriza abashyitsi, uhebira sikaze unamuzimana. Nanze kuvangura mwicira inyota wacu bitwica. Inyota kandi ntigipfa, burya ipfijana na nyirayo. Uramutse bikira inyota rero, kandi ni ntagaruka kuri bwongera witsirike. Narebye iwacu mu bigega nsanga biratsitse. Kabyari wabyaje kandi bizaguhame yakugira Imana.
Yohana ni Yosefu ni Petero. baramubwiye ngo bamwite Petero Reka ati sinakwitirana n'ako gahungu kihakanye nyina, ahubwo nakwitwa Yosefu wahangaye nyina w'Imana. ati munyite ka gahungu Yosefu gahangaye nyina w'Imana bakamurongora. Urakabyara byaje. Ikindi cya kabiri utavuze, uriya mu muryango kwa Ruzibiza dukomoka i Rukiryi, babwira icyo ushinzwe cyangwa nyikuvugira uri intwari, uri umugabo udaterwaho undi, uri umukuru w'umugariro, umukuru w'umuryango ni wowe utegeka gukuramo umugariro, nanjye uzi ko natorewe w'umukuru w'umuryango. Nokore Ikindi birasa turasanganywe, baradusangiye icyoko, tugasangira umutware, tugasangira umwami, tugasangira itorero, birasa ntiyasobanya ari imfura. Uze kumwibutsa ko intero turi butere ari buyikirize. ngira ngo cyanyisobye nibagiwe kukubwira ko abo twakiriye ari abatanyuranya bo kwa Hategekimana Yohani Batisita. Rero ni abatanyuranya rero kubera ko birasa n'imfura dusobanya cyane, nta na gakeya twigeze tubikora. Birasa n'umubwiye ko dufite undi mutwe wabizihiza birori, nagira ngo nsaba umutware w'igitembere kidashobora hano hagutse umusaza Birasa, wihine mu rwengero, udahe muri ya mivure bita indoha, ushyire mu ntango rutumye indiba, mbanze nze mwiyakire, icyo kigire hino dutembere. Abiwacu muraho, haciye ibihe n'agahe, twiteguye umubyeyi Birasa. Izi mfura ureba, rambura ibiganza uzishimire. Urageraho abandi bakuru, hanyuma nubishe umukozi w'Imana ukuntu yasenze, turaza kumenya niba yeretswe koko isengesho niba warikurikiye. Uwo mu kanya nimara kwakira urambwira ikikugenza, uganiriza sha muri zo kurubindi. Se wantegereje, sinjya nsobanura indimi zabyo. Iriya ni inyengo ikomoka mu mizabibu, bayita umuvinyo, kandi iki kinyobwa ni ikinyobwa kitakanga imitima y'abizera ngo kiduteranye na Kirisitu. Buriya yavuze ngo nta pfunwe ririmo, umvuye yavuze ngo nta pfunwe ririmo. Hanyuma rero twasenze umuco. Rero nasanze u Rwanda iyo wagiraga umushyitsi wabwiraga abashinzwe gutanga ibyicaro akicara mu kirambi, yamara kubona icyicaro akareba ko nawe bose batekanye, ukamubona ukamuhiza imana. Ntabazi imana ntabwo ndamuhagaze hejuru, oya ntiyamara. Maze rero reka ntakwicisha amagambo. Nyiramigisha Yohani Mariya Vianney, usoma wakomere tumuzizi, usoma buke buke basaza kurura buke. Ntabwo turi bake, nta nubwo tugira bike. Imana yaduhaye umugisha komera nyakubyara. Ndabizi ko bifite, ariko basaza tukadukura gake gake. Oya komera. Kwicara ubwe neza. Rero hano hari itorero rigutaramira, birinda kwangurira kubyinira, habyina abarozi bakanacuragura, twebwe iwacu turatarama. Ariko kandi umubyeyi yavuze ko atari bwakire uri ku ruhembe gusa. Abaziritsi nibabwira abazituzi batambuke, abicaranye na Birasa bose mu bazimane. Nanze kuvuga ngo babite hitabweho indembe kwa muganga, imfura nkamwe nibazimenye. Umubyeyi Ishumbusho rero, mu gihe abakirizi bakizitura, unyemerere nongere nibutse gahunda ngari uyu muryango Birasa abereye ku ruhembe kwa Hategekimana Yohani Mubatiza basanze turimo. Musanze umuryango mugari wa Ruzibiza wateranye, twatumyeho n'abahungu b'iwacu barara ku nkiko z'u Rwanda kugira ngo u Rwanda rutarara ku nkeke. Umuryango wose uri hano uyu munsi. Twari dufite ingingo ebyiri nkuru. Ingingo ikomeye cyane ni imwe, ariko ngira ngo niba wakurikiye isengesho ry'umuvugabutumwa n'indi ngingo yayishizemo, mwasanze mbere na mbere turimo gushima Imana kuba yarabanye natwe mu minsi yashize. U Rwanda n'isi yose twatewe n'umuze,
ariko turashima Imana ko umuryango wa Ruzibiza uwo muzi utigeze dukuramo umuntu n'umwe, nta muntu wadukuyemo. Ngira ngo utereye amaso hariya nta wuhumbaguza, nta wukorora, nta wukaya, ubuntu bw'Imana bwabaye muri twebwe. Amen. Hanyuma icya kabiri ari nacyo gikomeye uvuga ngo tumwe yigeze kwitsaho, ari nacyo umubyeyi Shumbusho yagutumiriye kuri uyu munsi. Uyu munsi mu muryango wa Ruzibiza dufite ubukwe. Uyu munsi kwa Ruzibiza turasabisha kandi dushingire umwe mu bana tugira mu muryango witwa mushiki wabo Dorukasi. Ubwo rero umuryango bajyaga inama bavuga batereka turebe umukwe twazaho uwo mukobwa, intoki nyinshi zazamuwe zahuriye kuri Birasa Paul. Baravuga bati ngo batumirwa muzatumire Birasa ntakaburemo, tumuziho ijisho ryiza ryo guhitamo umukwe. Igihe nikigera cyo guhitamo umukwe, Birasa ntabwo yaduhitiramo umukwe ubwo wabaye ingarisi. Ngira ngo ucinjira hano wumvise ko ababyeyi bateye impundu abagabo bakoma amashyi batubwo Birasa hageze nta kabuza araduhitiramo umukwe mwiza. Niyo mpamvu umubyeyi akwakiriye arakubwira ati Birasa uwacu, nge nawe duhuriye kuri byinshi, duhuje idini, duhuje amaziri. Ubu Birasa ni umusangwa hamwe natwe, turacyakira abashyitsi barakomeza baze, ariko igihe cyo guhitamo umukwe nikigera Birasa araza kuhatubera duhitamo. Kugira ngo nongere nsaba umuryango mwongere mwakire Birasa muri ahandi. Hanyuma Yohani Maria Vianney kagira Imana mubyeyi uheruka mu Rukari. Mperukayo kwa Rudahigwa. Yego. Hari ahantu iyo yajyaga gukemura ibibazo bya rubanda. Yego. Rwanda azagera ku bikingi by'amarembo agakoma yombi, ubwo yarakoze icyo bita kuvugisha. Umwami yamutunga icumu atitambuka. Yego. Yaraza akagera imbere y'inyubako y'umwami bita ingoro, agakoma yombi agatera ivi. Aho hantu hitwaga Nyirantarengwa. Yego. Ujye unyibukira kuri Nyirantarengwa. Urakoze cyane. Mubyeyi rero nyemerera mu gihe abaziritsi bakizitura, Birasa wumvise ko turimo gushima Imana, udufashe turirimbane igitero kimwe cy'iyi ndirimbo. Mwami Mana yacu waraturinze, uturinde umujinya wa Satani, uturindira muri iyi si ishaje, uraturinda ntitwapfa. Nubwo twahuye n'ibigeragezo, inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Ngira ngo ubwo natekerezaga iyo ndirimbo, umwuka yanyoboye ku gusoma ijambo ry'Imana rigufiya riboneka mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 4 umurongo wa 9 kugeza ku wa 12. Ababiri barutumwe kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo, kuko iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we, ariko uguye ari wenyine atagira umubyutsa ababonye ishyano. Maze kandi ababiri iyo baryamanye barasusurukirwa, ariko uri wenyine yasusurukirwa ati? Umuntu naho yanesha umwe, ababiri baramunanira, kandi umugozi w'inyabutati w'ugucika ntucika vuba. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Abasoma muri Bibiliya ntagatifu umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyago byo kuba nyakamo, iyo babiri baryamye barashuha. Niryo jambo rikuru ryarimo aho ngaho. Mubyeyi Birasa, ashimira Imana kubwira ijambo ryiza. Mubyeyi Birasa rero, ubwo umubyeyi yakwakiraga yaguhaga ikaze mu izina ry'umuryango uhagarariye, ariko ndagira ngo umubyeyi Shumbusho wongere usubirane umwanya uganire n'inshuti yawe Birasa, umubaza amagenzi y'iwabo bahategeka Imana. Kagira Imana. Ese wahise unahamenya Birasa twaraturanye mu iterero ry'igihugu n'irya Kristo ndamuzi. Yego. Nkamenya na bamwe mu muryango we, numva wahise wamenya kumurusha, ariko araza kutwibwira birambuye. Nokuri. Hanyuma rero ikindi kiri bukurikireho, bamuhaye gahunda uko zikurikirana. Ubwo ari intore ntasobanya, reka atinya kuba uwa kabiri cyangwa uwa nyuma. Najyaga mbu wa mbere akaba uwa kabiri muri aho twanyuranye. Uze kundebera kuri gahunda niba ntacyo arogoye, niwe ushinzwe za gahunda zose.
tuze kumuha umwanya avunyishe twumve umunimbiko we, hanyuma ntaze kuvangira ibyacu. ndebye kuri gahunda ingingo twari tugezeho nyuma yo gushima Imana kumuvugabutumwa mu muryango wacu no kwakira abashyitsi bahageze, hari hagezweho kumva ubuhamya bw'abashyitsi. Hari hagezweho kumva ubuhamya bw'abashyitsi, ngira ngo kandi mu bashyitsi dufite muri aka kanya birasa niwe wakiriye. Rero birasa, reka tumuhe umwanya, ariko nk'uko yabivuze ijambo ry'Imana rigwire muri mwebwe. Tuze gukoresha amagambo asobanutse, imigani y'umwami wacu nayo twiga cyangwa nk'iy'abakecuru. Birasa ajya mbere. Rero tuguhaye ikaze mu gitaramo cyacu. Uriya ni umunyamisango udasahinda, akitwa Yohani Mariya Vianney. Amazina yo tuyaziranyeho Gijuru. Murakoze cyane, murakoze cyane kuko ijambo ryo tubihorana. Jean Marie Vianney yaravuze ati mu muryango wo kwategeka Jean Baptiste isi kuyimuvugiye ujya fura na se birangana, ariko tutaza kumwitiranya na Hategekimana Jean Baptiste washize agahinda gasupari ka Mazimaka ka Gacinya ka Rugemerwaza aho ndahazi ubwo rero ni umuryango kugendereye. Nagira ngo rero ntaravuga byinshi muri uyu muryango mwiza twakiriye w'imfura ubereye ku Ruhembe, nagira ngo banze sabe b'abakobwa ntabwo baheruka, ariko b'abakobwa bagusuhuze. Ariko umutwara iteka nujya gusaba bakangura bigira uti ntabwo bakwanga iteka uri umutwara. Reka rero sabe b'abakobwa baze, yari abakumbuye shumbusho ababone abasuhuze. Bari babandi bashyirwaga iwacu utambuka babashyiraho ka karirimbo numvishije intore z'iwanyu zidasobanya, hanyuma batambukire mu mujyo ugende ukesha. Reka nsabe ba nyiramigisha b'iwacu nabo babasanganiza impundu, bagende babanamukirize umubyeyi wumva make. Ba nyiramigisha Jean Marie yewe uri uw'umurimo. Abo ni b'abakobwa rero wababonye, babatamuriza bareka tete ba nyiramigisha bajya ariko ababyeyi mwabahaye amashyi ni rwose. Uyu muco wacu urahari, muserutse neza rwose. nimubakire ibyeyi. ubwo bategereje amabwiriza yo kwa Shombosha. Hanyuma Vianney jya wakira abasore bagenzi bawe, shaka nyiramigisha ajye kubereka ibyicaro bibakwiriye. Aka karasisi ni keza, wabonye ba nyirabyo. Umunyamakuru wabigize umwuga rwose, aka karasisi ndashaka kabona ubwo tuba dutangiye kuvuga amacumu. Jamani yani nubavunishe bayobore neza. ngira ngo umubyeyi birasa urabona ko bakumbuye umuryango, wabaretse bakaguma hano bakaba baganira n'abarumuna babo. Icyo mubategeka aricyo bakora rwose.
ntibagende babanze basezere ku bashyitsi bashobora kurara umuntu ari beza bashobora kurara babanze bakumare ubumbuguyu abari buturaze muri iki gitaramo rero nagira ngo mbanze gushimire muri byose twaje tugeze ku marembo batubonye bavana mu mugariro hanyuma batuvunye ikobe tugera mu byicaro aha turi rwose turagushimira ubwuzu tukagushimira urugwiro uruganda ndetse n'urugunga musanze muri muryango ndetse n'ineza iganje mwatwakiranye nagira ngo ngewe abo turi kumwe twazanye babanza bakushimire bakomera amashyi uyu shumbusho uhagarariye umuryango wa Ruzibiza nk'uko abivuze ni umusaza mwiza ikindi muziho ni umutaramyi ariko buriya mureba ni n'umurezi ni umurezi mwarimu ngakunda kubaza icyazi yakubwiye ngo rimwe utanyoni rimwe ni kabiri ababizi akakubwira ngo rimwe utanyoni rimwe rero no muri iki gitaramo muraza kumva abishizemo hari ibyo abaza azi n'igisubizo cyabyo ntabyo ndi bukubaze humura ushaka kukibaza umwana hari mu gitaramo burya habamo guhiga hakabamo gutebya hakabamo gutegana hakabamo no kugabana ibyo ngibyo rwose ibibazo bya mwarimu icyo ngicyo rwose ntugire impungenge turi kumwe rwose ntugire impungenge hanyuma rero muri iki gitaramo nari nkizi n'ingingo zikigize harimo ingingo yo gushima Imana iyo ngiyo niyo nkuru tubasanzemo natwe rero twagira ngo dufatikanye namwe muri iki gitaramo ntabwo naza mu gitaramo ntafite intwererano uko tubona nk'uko wabivuze duhuje icyoko tugahuza amazire duhuje umuco niyo mpamvu ntaza kuva aho naturutse mu karere mu Bwanacyambwe bw'Uburasirazuba nkaba rero turutse mu mudugudu w'Abadahigwa ba Nyakagezi aho ngaho mu Badahigwa niho twesereza imihigo niho duhigira uyu munsi rero umuryango wa Hategekimana baje bampaye bongeye kugira icyizere ndagaruka turashimira Imana cyane aka gace dutuyemo ku Bwanacyambwe gafite amateka nk'uko wabivuze ariko uriya mugabo rwose akunda kunezeza cyane yiswe izina ryiza aka gace kuva kera kagize abami beza nk'uko bakomeje bituciramo akaba abami bari baganje aha bayoboye iyi mpugo bari abami b'imbuto akaba n'abami b'amatungo muri uwo mugisha badusigiye harimo gutunga no gutunganirwa tugira imbuto z'uburyo butandukanye tugatunga tukagira amashyo tukagira n'imikuba muri iyi minsi rero twagize umugisha tugira ikirere cyiza kandi ikirere cy'iwacu n'icy'iwabo cyo muri kimwe turahinga tureza ubu ngubu iwacu Nyakagezi uhageze ibinyamafufu biratuga ubutaka ibinyamisogwe nabyo twarasaruye turahura turahungira turahunika ndetse uku tubona uko dutoshye duceye dufite ishimwe ko twakiriye amahundo y'uburyo butandukanye ubu ni umuhondo w'isuka dufite amahundo
amahundo yaba y'ubusetura turayafite, aya Nyundo, aya Gikore, aya Mwamikazi. Hanyuma uru rugendo maze kurumenya rero twarabese turabugura tuvanamo inono nziza, ariko gutegura urwo rugendo ntegura ibitariro bibiri, shakamo aho nzatara inkangaza nziza idakanga bizera, ariko nza kugira igitariro cy'uruyamba rw'abana bato n'abagore b'amatoya. None nagira ngo rero muri iki gitaramo cyiza sabe umuhereza twazanye yegereza sha uyu nguyu uje usanga urabona ko ari umukobwa urehemure mwiza, ntabwo reka shaka umeze, reka yigendere wamuvunishije, yigendere nta kibazo, genda uruhuke shaka wamuvunishije. nagira ngo rero uze ariya masunzu meza none azazana uruhara muri ubu. Oya ntabwo ari umwikorezi, dufite abikorezi babonye ko kora zaje zireba imbere, reka amaguruke wasasiye cyane. ngiyi intwererano rero ntabwo ariko se bira ntabwo gutwera mvuga urusha gutunga kuri umutware nka wundi, yego kabuzaho ukomoka irukiryi nkabanzaho ukomoka irukiryi rwose, kabuza imigisha Imana yaduhaye, ndakunda byumva, ikaduha intoki z'ingaga, ikaduha imivure y'induha, ikaduha intango rutunyitura, iyo uza nkakwakira ntatwereye uwo muco ntabwo ugize iwacu. nakera na kare harya ntabajyaga ubutware nko kora zireba inyuma rwose ngo mugende zireba imbere, ariko umwami Yesu twakurikiye yavuze ijambo rikomeye, baba afite tuzongererwa, ni ukuzongererwa, mumuhe amashyi twongererwa rwose mfite muri kagondo. Hanyuma rero reka nari ngikomeje, reka mukuru wanjye musabe atume abanyakigega bagende bagura igitereko, uwagira ngo igitaramo cyacu kitanza kugwa isari, reka nyihete, sinakubwiye se ko bafite tuzongererwa, reka nyihete. Igiye ari imwe bayita karitubya, zendera n'uwo mutobe w'ababyeyi hano shaka aba kufite inyarwanda, ariko na kera na karerega ntabwo ntangenda n'umwe, reka rwose ntabwo nakwitubya udashangira gitari, uriya tukajya gitari kera, ariko ubwo ugira na kiniga amazi, ariko umese yashize nk'uko umushumba yavuze amaraso ya Yesu yamugezeho, ndabona se arimo kuduhezaho, yitwa Nyiramigisha. urabona kugira inka, reka mugire inama rero, ubutaha jya utengata ntugatware ku mutwe, cyangwa ushake musaza wajya yikorera, dore wakuvunishije mu kanya uraza kugira uruhara rw'imizigo, ubundi uruhara tugira n'urw'ubwenge ruturuka imbere ruturuka inyuma. Rero uyu musaza umwumvire gashumbusho ubigenzure, yego urakoze kandi bakira garuka bambi garuka ugabane, ntabwo wajya birashumbusha umutaho utakabanye, ntukagenda utyo, tugira ibyo dutanga ugubwe neza, kandi ugeze hafi ya so ntabwo abana ushobora iyi ni iy'ababyeyi, iriya ni intwererano, iyi ni iy'ababyeyi, nayo ntabwo naje nikoreye nazanye nyinshi, izo ni intwererano, reka nyegeze gutegeka ko urabona ko n'iwacu zihari, zirahari ndabizi. ngira ngo mubyeyi shumbusha nyemerera birasa musabira amashyi kubera ko arimo gutura akazi. oya uyu musabira amashyi ni umutwara akwiye amashyi, yego ndiba ariko nawe iwacu yego ngira ngo byabitekerezaho tukareba niba twamwumva, wasanga ari ubutwunganira ku gitaramo badusanze. nabanza asome kuri wa muvinyu nokore ijwi rize gutambuka rigira, oya nasome yumva, kagira imana. iwacu urabizi ko tugira amazimano y'abashyitsi, tukagira n'amafunguro y'abashonje, kandi birasa n'umushyitsi, niba amaze kuzimanirwa akaba yaganiriraho, umureke aganire, kiri muto baretse nyina birasa tukirondogorera ko ari twe tugeze igihe yekanye n'umwana we wanjye witwa Kandare,
akandare Bivuga akandare kera bakina umupira. ubwo si ryo zina ko iwacu rihawe Byakandare. Yari umutarama bakire bamwe hanyuma umubyeyi birasa Karabida kumva. ubu ndagukunda Ndabizi shubu. Vurema donko ndagukunda Rwose ndabizi mfura. nejejwe no gukubona Rwose. sanyutse gukura Amen, amen, amen. nashemererwa Nanjye rwose ndanezerewe cyane gukubona rwose nanjye. ungoye neza cyane ku bwawe n'umuryango ukomokamo ariko sinejejwe n'amaturo wazanye benambira umutima uyatanga Yego. yawe tegeke Jean Marie ntujye kure shyira iyo ntango hariya izo mfashe no mu rubindi Fatiye Nkurabende. urabizi ko ndi umutware Hanyuma sinzire ingabo za birasa za ntabwo wasinzira ndasanga ubuzi kugose. birasa Ntabwo byashoboka. kwizera kurarema ariko Ugira abatware ukagira reka tegeke uyifashe mu kiganza ntupfe kurohayo uteke nagira ngo mbanze ariko nyisogongere. sogongera n'ubundi kuremo icyo washyizemo Kintu ashyizemo babyita gukura ikiremera gukurikira imbere. kugira ngo arakoze cyane umubyeyi birasa rero jama ntabwo dusinzirira rimwe oya ntabwo twasinzira rimwe Ntabwo byashoboka. inkoko nizo umubyeyi arambwiye ngo nicare mu byumba by'amatama ukwiye kwivugiraho ijambo undi bumubwire umubyeyi ni ikimenyetso kiri bukubwire ko akwiye ijambo uri bubone nsomye nkayibona uyu niwo musogongeza akamenya ubuziranenge harya kera yitwaga kiniga amazi cyangwa se batera Na n'ubu uracyari. Komera cyane. muri icyo bivuze iyo harimo igihumanya uko kigiye niko kigaruka Uko kigaruka. Ariko ndabona gihagaze neza. jama Mushimire umuryango wawe uri kurashimira. kagira imana kugira ngo icyo yavugira kuri iyi ngingo cyose cyasuzumwa yaba asaba igisigati yaba asaba gutira imfizi yabihabwa rwose hanyuma rero bivuge muri rwa rurimi umunyarwanda yaracishirije ngo karamirika karamirika negereye umuzungu numva baravuga ibisobanuro niba ari mirikebo ngo tizi mirikebo yari umuzungu wo mu Burayi ugiye ruguru undi ati se mirikabure niba rero kamirika rero Jean Marie kagira imana reka uyu mugabo tumuhe ikibanza abanze ni ukuri tuguhaye ikaze mu muryango Ushimire umuryango mwiza. birasa we Karamesho. uriya rero iyo usanze umuryango usenga dutumira Imana tugatumira umwana tugatumira n'umwuka wera Yego. bikaza bigasa n'amata by'aya mavuta Yesu yavuze ngo musabe icyo mushaka ariko niba mwijijwe mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi ni inyongera byambere Iryo jambo rirashimishije. Amina. Mushimire Imana. Mu minsi yashize mu gitaramo tugira igitaramo cy'imihigo iwacu. Muri icyo gitaramo cy'imihigo tukirimo hari abagabanye ariko hari n'abagabuye. Tugira abasore benshi muri icyo gitaramo rero hari abo twahazamuye mu ntera. Umwe mu basore uhagarariye abandi Nshimiyimana Joseph ubwo yari akikutse avuye ku nkiko aza gishya nubwo yaje tumutumiye muri iki gitaramo usanga turataramiye nk'umuryango. Muri icyo gitaramo cyacu rero tugira cy'imihigo tugikora mu masibo. Tugira amasibo ajyana n'umuco, amasibo 6. Abana bacu twabatoje guhiga bakiri abana bato. Tugira isibo ya mbere yitwa imbuto, abana bacu barerwa mu itorero.
bagakura bazi indangagaciro kirazira. Hanyuma tukagira abo twita ibirezi bagimbuza batangiye kujya mu mashuri bakomerezaho, ariko tukagira n'icyiciro cya gatatu cyitwa indirarugamba, arizo habaganda, harimo ingimbi, harimo abangavu. Tukagira ingobokarugamba, harimo abagabo batoya batarajya mu gihe cy'ubukwerere, ariko tukagira n'indahangarwa zirimo amajigisha, zirimo abagabo b'ibikwerere by'amasonga. Tukagira kandi n'inararibonye mu muryango wacu, abonye ko hari abafite imvi nk'izanjye. Mu gitaramo rero cy'imihigo cy'iwacu, buri wese yafashe umwanya we arahiga, ariko haza gutahirwa na Nshimiyimana. Ahiga neza, yavuze ibintu bigeze muri bitatu, ariko kimwe nicyo mvuga nonaha. Byose byaradushimishije cyane, bidukora ku mutima, ariko ahiga yuko agiye gukora itorero nawe rye, gashingiye ku byo yatwigiyeho, kagiye gushinga itorero rye. Iryo torero rye akaba yarabyise ntituzatetereza abantu rwatwibarutse. Tuzatetereza rwatwibarutse, niko iryo torero rye yashinze ryitwa. Dutise Joseph rizaba rishingiye yeye, intego yaryo ni irihe? Atubwira yuko afite umushinga w'urukundo yavanye ku muco mwiza w'ababyeyi. Afite umushinga mwiza wo gufata abana bari ku muhanda, akabafata akabahuriza muri iryo torero, agafata byomanzi b'abana bataye ingo, akabahuriza mu itorero rimwe gusa ryitwa ngo ntituzatetereza rwatwibarutse. Tumaze kumva umushinga mwiza, ababyeyi twari turi aho ngaho duhagaze ku neza ku nkingi ye, tumukomera amashyi, turamushimira. Aba basaza ndumva bakibyibuka. Hanyuma tumuzamura mu ntera, dusangana umusore umaze ukwiye kubaka urugo, akagira umugero. Tumaze rero kunama tubyemerezanyijeho, twebwe ubwacu nk'umuryango dusanga ko uyu muhungu dukwiye kumushingira urugo. Mu kubyemeza, umuryango urantuma, ariko utarantuma ngo mpaguruke. Tuza kureba mu miryango myinshi tuza gusanga umuryango wa Ruzibiza Gusitini ari umuryango twabanye, ari umuryango utanga abageni, ari umuryango mwiza. Twemeza nk'umuryango ko tuzagenda tugasabamo umugeni. Hari ibintu bigeze nko muri 7 twashingiyeho. Benshi ubu iyo ndege irimo kundunga cyangwa umeze kuguranirwa. Yego, nayibonye wanyumvishe. Iyo ndege iri mu byayi. Yego, nagira gatandukanye mbamuro. Icyambere twasanze uyu muryango wa Ruzibiza Augustin uramutswa Shombusho, ari umuryango w'abatambyi, akaba n'umuryango ugira amazire, bavoma mu mariba abiri. Iriba rya mbere ni umuco, ni umuryango ugendera ku muco, ukagira indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda. Iriba rya kabiri bavomamo izo ndangagaciro nziza
ni mu ijambo ry'Imana ariyo Bibiliya. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, twashimiye umuryango wa Ruzibiza. Twasanze ko ari umuryango utiza imfizi, inka zikabyara zidakitse. Icya kane, ashyiraho n'inka zo gukamirwa abaje kugama, inka z'impenda. Izo inka z'impenda yazishinze kugira ngo abaje kugama babone amata, n'abacira urutega, n'abarara ijuru riguye. Abo rero uje wese agira umugisha kwa Ruzibiza, ntiwahishurwaga n'inyota, kandi akagira n'amafunguro kugira ngo umuntu wese uje azahabone iyabona iraburo. Ntabwo ajya kwa Ruzibiza ngo usonzereyo. Muri ibyo byose navuze, icya nyuma, agira abakobwa babyara nk'Abaheburayo. Abakobwa be babyara bataragirwaho icyuma. Y'umubyaza aje asanga umuhungu n'akobwa baje, umuryango twarawushimye utunze abayobozi. Rero hamwe n'ibindi byinshi, nagira ngo soze mubwira ngo uyu muryango rero twashimye kugira ngo tuze tugusabe umugeni ku mugaragaro. Ku muhungu wacu Nshimiyimana Joseph, uwo mukobwa akaba yitwa mushiki wabo Dorcas, akaba agira n'akandi kazina gatazirana, ariko mu izina ryo tumuziho yitwa Giramata n'umukobwa Jana. Tumaze kubyemerezanyaho rero nk'umuryango, nibwo nahagurutse nzana n'imfura nke ziri mu hangaha, tuza gusaba irembo ry'umuco. Gusaba irembo ry'umuco ryinjira inka rigasohoka umugeni. Muri iryo rembo rero mwaratubwiye ngo ntabwo mwimana irembo, ariko rigira amabwiriza yaryo. Nibwo nagiye mfata inyana ebyiri z'ibihogo, imwe nyishoreza indi kugira ngo nawe ntukure, ndaza zirashimwa, irembo ndarifata. Gusezerana ko rero mu gihe nk'iki k'umuryango wawe utangana nk'uko kikaba usanze, ahubwo ko ufite umuryango mugari. Aravuga ati ndagaba inka umuryango wa Ruzibiza ntawe ntangira, gatanga irembo, ariko gutanga umugeni n'umuryango. Rero nkabanje uyu munsi kugira ngo ngusabe umugeni ku mugaragaro. Ubwo rero ngitegereje igisubizo cyanyu cyiza, mbaye mbashimiye. Hanyuma umbwire mu ngingo eshatu, kuko uvuze ibyo wadukundiyeho, uvuze bike tugira byinshi. Navuze bimwe muri byinshi. Wavunaguye Imana igukugisha rwose. Mu magufi nk'atatu. Iyo waririmbye wagira ngo imitima y'abizera y'ababateze amatwi zururuke, barerepeta kugira ngo bashyiremo indyoshya ryo, bagashyiramo n'amagambo avuga ubutumwa bw'umuryango wa Hitimana Jean Baptiste ugenewe umuryango wa Hategekimana Jean Baptiste ugenewe umuryango wa n'ubwo ngubwo wa Ruzibiza. Ibindi turabiganiraho kuko amateka yo yambwiye rwose ntabwo ugeza akwisoba, kandi mu mushimire umuha amashyi. Hari amateka avuze twese atwibukije, atwibutsa n'ibyiza byacu nubwo atari muri imizi, arakabyara byaje byiza. Shyira mu ngingo eshatu vunaguye. Kandi uca akabugi ntiwicare, hicara abanebwe ndakoze n'uri umunebwe, kandi ntiwiyicarire.
byicarire nakubwiye ngo cakawogi ubwo ari ubivuze reka mbikore kugira ngo rwose uhine uvuge ahine siko bimeze ra mu mateka burya habamo ubundi mu cyiciro cy'inkuru haba icyo bita intangiriro hakabaho indamburangingo hakabaho n'umwanzuro yego cyangwa se kubumva izindi niba icyo bita introduction hakaba development hakaba na conclusion koresha ibyo bitatu gusa kandi ndagushimira rwose urakoze ijambo rikuru hanyuma nkamusabira umusore wanjye witwa Nshimiyimana Joseph ubwo usaba umugeni ndabizi ufite umuhungu yego ibyo birahari hanyuma nawe navuze mu cyiciro gikurikiyeho ntabwo wasaba umugeni utafashe irembo nararisabye ntanga n'ifata rembo zirashima wibutse ko icyo utakoze ntiwarifashe irembo ahubwo wararisabye turarikwemerera turangije turarigukomereza ntabwo wari kurifata urabizi ko turusha amaboko yego twararigukomereza atandufata irembo zirashima jya mbere amen yego uravuga ibintu ngo bashaka kuzuzwa nuko rwose yego nakubwiye ko utunyoni tungana dupfurana moya amen hanyuma mu mpfunyapfunyo numvaga ari iryo jambo rikuru dufite nyamukuru rwose buriya rero nyakubyara si ugukurondogoza ngo uhandura umusaza aramwereka iyo utamweretse avuga ko wamupfumaguye izo ngingo eshatu nari nkeneye zibumbye ibyo wambwiye byose rwose ubu abantu baba bahagurutse bitahiye bagiye ubu tumaze gucutsa cyangwa tugasubira mu byaro ariko turashaje bambe hari abavuze ngo banafaga umuderi nuko turabyakira byose kuko ngo bifatanyije hamwe kutuzanira ibyiza ibyo byabateye umwete wo kuza kudusaba irembo ry'inka rigasohoka umugeni none numvishe ko umuhungu wanyu nimvishe indirarugamba ibyiciro by'intore niba mwana azanye ntumbaze uraza kubinyereka tubimenye hanyuma dushima ko mwadukunze twabwira tuti ubwo mudusanze mu kirambi wacu reka ntayumane irembo ry'umugeni abatunzi iyo ushaka korora uragaba iyo ushaka umuryango kuri urashyingira icyo ntabwo twacyanga tugira abageni nabwiye ngo umunsi uzashaka ukabona uzadutumeho dutumire umuryango mugari tubazana ahagutse nk'aho ngaho urabona haratoshye harasa n'ubwatsi bw'inyana hanyuma tubakire rero ndakwibutsa umuhungu wawe nawe nzi kugira abasore tukagira abageni izina rwose izina ryo uba uryihoreye kuko wasanga uzagaruka ariko turakijijwe ntabwo turagushakira ugejeje icyo tukwijeje nuko utatuburamo umugeni rwose nawe nuzana umushimire kumushimira n'icyo jambo ryiza cy'umubyeyi murishimire kwakira impamvu mushimiye si uko mumwemerewe hari ukwemera no kumutanga twe turamubemerera ntabwo umukuru yibeshye hanyuma buriya iyo ushatse amazina usanga iryo zina rizaza nko mu kwa gatandatu kandi uyu munsi turi mu kwa gatanu ku itariki 10 maze icyo kintu ndagukopeje umuhanga wo gukopera yumva vuba iyo utazi gukopera ukopera amazina umuntu akandukura ibibazo n'ibisubizo bimwe bambwiraga bya mwarimu ugasanga nakopeye birasa nkandiko birasa Jean Paul kandi nitwa Shumbusho Theogene twareganya agakopera izina agakopera reka izo ngingo eshatu nashakaga zirakatubera kuko nakubwiye ko tugira abageni ahasigaye umubyeyi mfite mukuru wanjye nubwo ubona uyu munsi ari njye wayoboye igitaramo ntabwo ndi intyoza mu kuvuga ahubwo uyu munsi niwo natorewe ariko mfite mukuru wanjye tujya tubana mu bitaramo hano hari impano zitandukanye reka nawe uriya birasa kera mbere yo gushyingira icyo bitaga kuvugamo abantu utundi runaka kugira ngo tuzakora amahano reka tutaza kurira ku muziro mumbarize cyangwa se umwunganire birasa we karame mushumba ugira amahoro y'Imana abane nawe Imana nishimye amina nta kindi wongeraho nta kindi nongeraho ntegereje igisubizo cyanyu cyiza cyane ko hari yadukibuye ati se kuvuza amazina y'abakobwa b'iwacu hanyuma ikindi cyo ni umuryango twashimye kandi niko twanavuze
ntabwo niko twashimye umuryango tugira icyo tuwushimira. Ubwo rero ibindi byo turi mu maboko yanyu. Ubu turanga twese tubona turakennye, ni muradukenura, muraba tubona ubukene rwose. birasa hari icyo gushimira. Yego rwose agahora ushima, kandi nshimire umuryango wanyu kuko umuryango w'imfura. yego, ndetse mu ndangagaciro musanzwe mugira abantu bose babibaziho. yewe, nubwo mugira abakobwa beza ntabwo mujya mubyarira abageni. izo ni indangagaciro zikomeye cyane, ndakibashimira. waciye ikibungo cyane udafite kwizera, kandi hano iwacu dukunda abantu, turanagaba igitaramo cyaryoshye. yego, wahoze uvuga ngo umusore wanyu ntabwo yabengutswe, ariko umusore abengutswe umukobwa ntabwo ari icyaha. namwe mugashima umuryango. aho niho wenda mfitiye amatsiko kukubaza, niba umusore wanyu atarabengutswe kandi ukaba atari wowe wisabira, aho ntibisaba kumuha amasakaramentu yandi kugira ngo ahari agire uko atekereza? muzamurema bundi bushyashya umuntu utazi kubengukwa umukobwa ngo avuga ati nabengutswe umukobwa hariya mu muryango kwa Ruzibiza, niba nta miziro mujye kumusabira. ako kabazo ni akamatsiko kuri ngewe. yego, mwakamara se wenda mukabwira n'aba bantu, kuko muri ino minsi hari ibintu byateye by'iki gihe. iyo ngiyo za Kigali, iyo ngiyo bahura kuri za YouTube, wabimenye, Instagram, nta makuru niho wabengukira. yego, ariko waducira ku mayange niba mwarashimye umuryango, ariko umwana niba yarabengutswe umukobwa anamuzi. murakoze cyane. iyo nasomye Bibiliya mu itangiriro cya 24, umuryango n'ushima ugashima undi. twashimye umuryango, ni umuryango wa bene wacu, ni ubwoko bwacu, ni icyoko kimwe. twashimye umuryango. Imana igumugisha. yego, akandi kabazo k'amatsiko, iyo ntebe yanyu ni ntajorwa, ni imfura nk'uko mubizi. ubundi se abantu mwagendanye bose bari inyuma yawe, reba hepfo hariya n'inyuma hariya haruguru, urabizeye bose? buriya urabizeye koko? ndabizeye bose, abo ni n'abatumiye bose. buriya Rutayisire uramwizeye? Rutayisire mwizera cyane. na Edouard hariya hepfo uramwizeye? wamubonye? Rutayisire namubona. reba Edouard hepfo hariya. Edouard ari uramwizeye? ndamwizeye cyane. uriya ni umutambyi. ni umutambyi. Imana igumugisha cyane. yewe rero Shumbusho ntaza kwiharira umwanya, nubwo nta kinkumda wakubwije nuko bukeye tuziranye cyane, wabimenye rwose. Shingiye kuri ibyo, icyo uza kuvuga nta kindi nongeraho. Mwakoze cyane. Mubashimira ariko basaza beza n'abana. Umubyeyi Birasa, ndahamanya n'umutima wanjye n'abashumba dufite hano, dufite abatorewe umurimo, buriya harimo n'abagenzura. nayo ngiye kuvuga ngo ntabakurikiye ikoma, ariko byiza cyane buriya hari igikarabiro. hari abari kubagwa gitumo bakabadatira, bakabanza bakezwa, bakinjira mu gitaramo cy'abana b'Imana. ariko rero nanone hari ikibazo nagize, niba ari ukumvirana n'ibiki Yozefu wa musore watubwiye, wari ugeze mu byigero, ukeneye kweguka akagira aho yegaho, akagira uburyo azibona ifoto, akagira abamukomokera ukiriki ngo yaje gushinga itorero. twageze amatorero angahe? nzi itorero rya Kristo ni ry'igihugu. muri iryo torero ry'igihugu rigira amasibo, rikagira amatorero ashamikiye ku itorero rikuru y'igihugu. nararyumvishe ngira amatsiko, rifite n'ubuzima gatozi, kubera ko mfite gahunda ntaza gusiga mu gitaramo cyangwa ukakinsigamo. mfite gahunda isa 8.
reka muserukire umuryango twasuzumye, ikintu mushigaje ni ukwishima gusa, ni ukwishima, ibindi byose murabyujuje kandi ngo mwishime iteka. Ariko rero nk'uko umushumbi wacu abivuze kandi nawe wigeze kubikomozaho hejuru, umwana agira abamubyara, umwana akagira abamureze. Uriya rimwe na rimwe twe tuza kwita amazina, ariko hari ababyeyi baba baramubanye igihe kirekire, duhereye kuri nyina w'amezi 9 burya n'urugendo, yirindaga kuvuga ngo adahugana, aho avukiye baramugenya, agira ba nyirasenge bakora inshingano zabo. Icyo nshoboye ngiye gukora hano ni ugushyiraho umukono, ariko ndabanza mbaze, ndakebuka mu muryango mbere yo kujya tuze gushyiraho umukono uteze yombi. Ariko hari ikindi bukubaze, niba ugira icyo ubanza uko umuntu agira uko ategura imbwirwaruhame ye. Yego. Ndashaka kumenya niba wararagiye inka mu gihe cy'icyanda, ukaragira mu masambu y'abahinzi. Burya umuhinzi n'umutunzi ni nk'umukenyero n'umwitero, baruzuzanya. Yego. Iyo yagiraga igisigati ntabwo wapfaga guturiramo inka zawe ngo zirishe. Iyo yagiraga inkome y'umukenke cyangwa y'ivubwe ntiwaturiragamo inka zawe. Iyo yagiraga inkace y'amashaza ntabwo waturiragamo inka zawe, byabaga kurenganya cyangwa guhohotera. Hari uburyo mwabiganiraga ukaragira. Reka nigarukire mu muryango, mwitegereje bariya abantu b'Imana, ngarutse iwacu ugiye guhakirwa. Yego, murakoze cyane rwose. MTN ngo mu gihe ugitegereje ugufasha wowe wihangane. Umwanditsi w'ibaruwa tugiye ntegereje igisubizo cyanyu cyiza, abo bantu ndabemera bafite kwihangana. Ariko utegereze bitatu. Cya mbere ni yego. 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 Cya kabiri tegereza. Yego. Icya gatatu ni woye. Ibyo byose urabyemera? Byose biva mu bwoko kwawe, bifatanyiriza aho kuzanira ibyiza. Hari igihe twashinga inkoni ingata zikazuzura nibwo twazabikora. Niko nagira ngo mbaze umuryango, mwumvisha amagambo twaganira hirengeye. Uriya mugabo yatuye yavuze, ntabwo twabacishe mu ijisho, ariko twabitegereje. Twabonye umugabo witwa Edouard ndamuzi, hari abantu bakomotse iyo ngiyo Rodebari kubwe. Hari umusaza Rutayisire agitwara ibinyabiziga mu muhanda ntigeze antera ivumbi. Hari abambwiye ko hari abo ngo yasize mu nzira, ariko kandi yabaga atwaye indembe zenda gushiramo umwuka. Icyo nacyo twakimushimira ku bwabo babiri. Imana ijya kurimbura hahandi yarabaje ngo nisangamo bangahe 50 agira kuri 5 atababarira. Noneho tubonye mu babiri, aba bantu wakwemeza ko tutabaho umugeni, niwe uzamura ikiganza, azamura ikiganza. Nyirasenge arabyumva, ba nyina wabo, ba nyirarume, basaza be. Gusa wumva twagira ikindi tuganira nabo, tukajya ikambere tukaganira, niwe wazamura ikiganza. Ubwo niba mubyemeje mwese mutange amashyi n'impundu. Yigeze gusaba amaboko n'amaguru ndayaguha. ubwo waganiraga n'inshuti yawe birasa nashimye ko yavuze ngo ntabwo yakwisabira, keretse mu isengesho honyine niho asenga yisabira. Ndebye nabo bicaranye, narebye nsanga ntawe yasabira umugeni muri bo, keretse wenda basabira umugisha bw'Imana. Ubwo waganiraga nawe byatumye nibuka umwami wa gatanu Musinga yageze kuba arambagira. Umwami ntagenda ararambagira, ahura n'abapadiri bera. Ngarabaza ngo mwaje gukora iki? Baravuga ngo baje kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana bati bwa Yesu Kristo. Arabareka akomeza ararambagira. Undi munsi ahuye nabo ni babandi. Arabaza ngo mbese ntabwo murasubirayo ngo mubwire uwo batumye ku Rwanda mwarubonye ko ari igihugu cyiza? Baramusubije ngo wadutumye twarazanye ngo naha turi kumwe. Arabaga ati muri intumwa gito umuntu abatume anagendane namwe. Nashimye ko birasa atagendanye n'umwana ngaba yaje kumviriza aho bakuru muganira. Icyo nagishimye. Ariko kandi ubwo nanyuraga hano hafi numvaga avuga ngo igihe kiragera mutumeho wamudusabiye, agatuma kuri uwo mwana nshimiye Yosefu, agatambuka namwe mukamuramutsa nk'ababyeyi. Nta mwana uramutsa ababyeyi mu muco, kuko umuryango wa Ruzibiza ntabwo wabyaye nabi ho kuramutswa n'abakwe. Kirazira kikagira Imana ganira n'inshuti yawe. Kandi icyo ukundiye nubwo burya ntawe umukwe atarako,
ni ukuri ubwo yakoye natwereka umukwe. Urakoze. Saza shumbusha arashaka kusuhuza. Hanyuma ntumire rya torero abataramye bariteguye ntihakajyemo umuyaga. ibisasanya. Urakoze. tuvuge parimena imena imana rutikurananiranye rutikanigikome ntayati itabaro n'abajija bahanga kurutwa bati ni ntamugeba nkabirije imbabaza abahizi bamukunga yinashurwa tuvuge parimena noye natimena natibarizi tuvuge parimena tuvuge parimena noye natimena natibarizi tuvuge parimena naje ni cyane ngo ntuzi turajya niruka masiga mwana ngo nzatiringangare nzatiringangare mbabwire parimena mbabwire parimena imena mu bahanga ndatirwayizi tuvuye parimena tuvuye parimena oye ndatimena ndatirwayizi tuvuye parimena tuvuye parimena oye ndatimena ndatirwayizi tuvuye parimena ntayati itabaro n'abajija bahanga kurutwa bati ni ntamugeba nkabirije imbabaza abahizi bamukunga yinashurwa tuvuge parimena. mwese muri abakristo nk'uko birasaba muri abakristo mwese mwasomye bibiliya ntabwo ndi bujye kureba bibiliya ndahera hakurya hariya uri umukristo. Isake yabitse gatatu ivuga muri bibiliya ubwo Petero yihakanaga Yesu yari yande. Niba utamuzi ikirikoni ku rutugu ujye ku ruhande hirya hariya uratsinzwe. Genda ku ruhande genda hagarara aho ngaho ndaza kujya hano ntabwo ndi bujye kureba bibiliya. Ndabaza wowe uri umukristo nawe. Yozefu umugabo wa Mariya uvuga muri bibiliya yari umubaji urabizi. Wambwira cyenkere guraga n'ibisumari yari yo kwamba ubwo utayize ikirikoni ku rutugu nawe ugane ku ruhande yahoga hano. Turacyari muri bibiliya ndajya hakurya hariya nawe uri umukristo. Tujye mu gitabo cya Matayo 21:19 haranditse ngo Yesu abona umutini iruhande rw'inzira arawegera asanga utariho imbuto keretse inyoni gusa. Arawubwira ati ntukere imbuto iteka ryose. Muri ako kanya uwo mutini urumva urutera isambu yayo. Ubwo aha ntabwo mwamenya nkajya hirya. Reka nibarize ibigo binyegereye hano. Turacyari muri bibiliya. Tujye muri Luka 19 umurongo wa 30. Haranditse ngo mujye mu kirorero kiri imbere y'iwanyu nimwinjiramo muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu nuko mukiziture mukizane. Iyo ndogobe yari iziritse kwande ahubwo aha ntabyo yamenya kiri muri kurutugu nawe ujye ku ruhande. Ndakomereza hakurya hariya. Tugeze mu gitabo tugiye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 5 havuga ko Ananiya na Safira bagurishije isambu bakabesha Petero bakagabanya ku kiguzi. Wambwira wanditse amasezerano y'ubugure muhugura ntawe yamenya jya ku ruhande. Ibibazo byaho umenya bikomeye. Ndasoreza kuri wowe mbona. Tujye muri Matayo 8:28 haranditse ngo amaze gufata hakurya mu gihugu cy'Abagadaleni ahura n'abantu babiri batewe n'amadayimoni bava mu mva. Barabasazi cyane bituma ntawe atinyukaga kunyura muri iyo nzira. Bambwira amazina y'abo basazi bombi.
umuhungu uri ahagaha nawe ntacyo azi abasigaye ubanza dore uca abana uwumva atarishimiye Joseph nawe nagane ku ruhande nguriye umukwe tera intambwe ugenera gukomera amashyi nguriye umukwe ndagira ngo umubyeyi birasa usubirane umwanya umurikire umubyeyi shumbusha umukuru w'umuryango ugiye kumubera umukwe ntabwo nahirahira negera umukwe umubyeyi ataramuhumurisha kagira imanza Shobo bamwira uyu rero ndabasha uyu niwe Shimiye Joseph reka mubwire birasa byande harya bya Karikonzira hari umugabo nzi bitaga birasa impara iyo aba kare kose wambwiye Yozefu kari Yozefu uyu nanjye sinamubye ku inyama n'amaraso ariko harimo agakeregeshwa kanjye namuvukishije yose sibyo ituziranye aramwigisha ituziranye ukuboko nakoreshaga cyane ni ukuye kuri njye urakuze ushobora no kubyibagirwa ariko icyonzi cyo nagufashe ikiganza wari ukiri umwana muto utaguze bira iyo uza kumbwira ko ari Yozefu nta mwanya munini tuba tuza kuba yavuze birabamuke ariko reka muhizi kamizirasa zaracitse umwana muzi mu buto bwe agitaba kondo yari umwana udahirahira akora ikosa umwana agira aho avuka yose umwe uramutse ntaza kuzura umwuka wera nkahanura ariko nabwo turabukeneye ariko rero hari ijambo ababyeyi bifuriza abana ngo agira umugore sumva warakuze hariho naramukije ndigira umugore ati ndamukugize ukiri muto ariko utari gito nagushimiye rero bira genda asa na wa mwami ati rwema ndaganje rwose reka muvuganire mu muryango umwana wanjye uyu mwana ndamuzi si ibyo gukabya cyane si iby'imisango ariko yabaye umwana mwiza ariko ikiruta byose uzaba umugabo wo guhamya Kristo zaba muri ibiganza imiryango kwishimira uyu ni umukwe wa kwezi irashimwa reka mushakire uwo munganya imbaraga Vianney kagira imana igire hino uyu muhungu wumvisha ibye yambaye ibyera avuka mu muryango w'abazirafuti w'abagana ubwo yambaye ibyera rero ugiye kumukoresha akarasisi umutoza imyitozo y'intwari no kunesha icyo utari bukore n'umuviringite nk'umuviringite wenda ujya wiviringita kuko wambaye ibyirabura ariko yambaye ibyera amen arakoze cyane hanyuma uze kumuyobora nubona amaze guhuza ubwuzu n'umuryango jye na birasa twisubire mu gitaramo ababyeyi ni mubashimbe bombi reka dutarame rero umubyeyi rero nanze guhirahira cyagihe wamusuzaga ntabwo wabonye mu rubavu birasa mbabari mwereke ibyicaro ibindi urabikora nyuma ngira ngo umubyeyi birasa impamvu indwara umubyeyi ayibonye agaceceka ni uko no muri konsiritasiyo habamo umurwayi na muganga gusa umubyeyi yagize ibanga ariko si uko umutima umuryango tutawufite dore ukasifirine iramukiza ibyo turabyizeye umubyeyi rero nanze guhirahira muri mu biganza by'umukwe utaramuha umugisha ariko ubwo amaze kugira ubwemarire mu muryango yabaye umukwe nyemerana muri mu biganza byanshimiye mugireho umugisha uraho nshimiye umusore mwiza uri seriye uri simati mu ishati isirimutse ya small size wambaye neza gushimiye kandi ko umukwe mwiza utaratunetse uterura za ritere urashaka gatatu mu gituza igira hino ujye kugushimira umuryango nagushimiye ko ufite ibiganza byiza hari ibisore ngenda mu kayaga byo kumva ibiganza birahanda nkibaye by'ikibono ufite ibiganza byiza gushimiye kandi ko wamenye kuri kwa baso ubukwe ugaseka wizigama hari abaseka ukagira ngo nizahohoza ibisigara igira hino gushima mubyeyi shimusha nabaririje ibintu by'uyu muhungu nagira ngo mushime ibintu bikomeye nka bitatu icya mbere hari ahantu muri Kigali
abasore banyura hitwa mu cyahafi bagahinduka dobandi. Uyu muhungu ntabwo yigeze yonesha byaba guhera ku bigo cyangwa se imbuto mu ngo ruvuna abataka isogongera abantu ntayagendana niba gukomera amashyi. Icya gatatu gikomeye bambwiye ngo no mu gihe cya covid uyu muhungu ntabwo yigeze agaragara ku rutonde rw'abasabye ifu ku kagari, ntabwo yigeze agaragara ku rutonde rw'abarajwe muri stade kubera kutubaha amabwiriza. Banambwiye ngo kandi ari inzangana gutya n'ubwo umutwe ari muto ubwenge bwuzuyemo ngo niyo atashubira mu ishuri gatunga urugo agasagurira n'amasoko. Ngaramutse anagiyeyo ni nka kwa kundi afite za PhD bakenera amahugurwa. Ariko kandi igikomeye muri ibyo bambwiye ngo ibigo byinshi muri iki gihugu yabikandagiyemo ariko arinze ahagarara hano imbere yawe ataragiye iwawe. Uwo wahumva ku izina ntabwo yigeze ajya iwawe, ni mukomera agace katagiye iwawe. Hanyuma rero bariya basigaye ntabwo ukiri mugenzi wabo ngo haye uburenganzira agenda ufata ifoto imwe nabo, banza wifotoza ifoto imwe nabo utabasore neza rwose. Urakoze cyane. Amaze gufotora rero ndagira ngo wongere ugaruke hano umpe ikiganza, abandi muberereke gutya mujye ku mpande zombi nereke shobora hindukira urebe hakurya hariya, hindukira urebe hakurya hariya jini hari ibyicaro ubona bidasa n'ibindi. Hariya hicara bamaze gufora bakarasura uti bakitwa bakwe n'abakazana. Muri uyu muryango baye umukwe impano zashimwe. Mwebwe musigaye uko muri barindwi mugiye gutonda umurongo umwe inyuma yanjye kugira ngo murebe icyubahiro kigiye guhabwa shobuja. Inyuma yanjye mwese mureba hariya batumwa makunze kubaha dore uko bazajya bamugenza. Intebe yageze kwa sobukwe niyo icara. Hanyuma uzamura ibiganza byombi ubwire bariyuti sava ibyanjye byaciyemo ntabwo cyane mugenzi wazamura ibiganza byombi urabwira uti ibyanjye byaciyemo. Shumbusho yambwiye umaze kwicarira iyi ntebe mubwire ko mu muryango wa Ruzibiza tukuzamuye mu ntera tugushyize ku ipeti rya generali bigasobanura ko icyemezo na kimwe kizongera gufatwa udatanze igitekerezo, ariko mu gisirikare ho uri umusivili. Kamera gashi generali umugabo yitwa Mugabe yizeye abantu bose arabikurira wicaye bamwereka ku butegetsi. Ariko hari ahantu nasomye burya ngo inshuti nyinshi zisenya urugo. Muri aba basigaye ko ari barindwi igiye guhaguruka urebe mu ndu mubona wakwicara aho ngaho uratunga inkoni umuhamagare nka fande uti kujya hapa, uratunga inkoni muri mwe n'umugeni haguruka utunga inkoni uti kujya hapa ati wowe kujya hapa ndagukomera amashyi menshi. Nshimye ko uyu mugabo ari umuhanga azi ko ntawe unyuraho shebuja yanyuze. Bavuka rwose nawe uhagarara aho ngaho. Abasigaye nimwegerane, abasigaye nimwegerane nacyari mu mwanya mwiza wo kuzamuka. Abasigaye hano bose nta mugabo barimo, ariko mwasomye ko mwasomye Bibiliya muri Abakristo. Bibiliya tubwira ngo Yesu ni umurengeze w'abapfakazi akaba na se w'imfubyi. Hanyuma ugiye kujya uberekeza aho ushaka, hariya ni kushoto hano ni kuriya, utunga inkoni aho umwerekeje ajyaho kandi ugera yakomeza ahagarara. Zigabe n'izawe tuwe kushoto kuriya, tunga inkoni umwerekeje aho umwerekeje ajyaho. Ati mwebwe ngende hariya namwe basigaye mukomeze muhagarare hano. Nimugere mukomeze muhagarare ntawicara imbere ya shebuja. Mubyeyi Shumbusho umuryango umaze kwereka umukwe twamushimye, twanamuzamuye mu ntera tumwereka ahaba intebe y'abakwe. Nyemera ntangariza hano ku mugaragaro ko uhereye none uyu Nshimiye Joseph umuryango wo kwa Ruzibiza Augustin ntabwo azongera kwicara ku bibero by'inzu, ntabwo azongera kwicara ku ntebe yitwa Mukudakoye. Uhereye none intebe y'imvumwa niyo ngiyo yicarire bagukomera amashyi. Icara rwose n'ikigero cyawe. Aba basigaye ku mpande zawe zombi ni abagaragu. Nushima ko bacunga umutekano wawe bahagaze kindi, nushima ko bacunga umutekano wawe bahagaze uri bugire utya, ariko nushima ko bicara naguragira utya. Ni muhanga amaso shobuja, muhanga amaso shobuja. Mubyeyi rero umwanya nari mpawe wari wo kuzamura mu ntera wakongera ukaganira n'inshuti yawe byose. Nawe reka ngushimire muri iki gitaramo bagira Imana kuko wize gutanga imyitozo kugira ngo urebe ubutwari bwa bamwe. Hariya ntabwo bigaragaza ubupfura
ngo umusizi w'u Rwanda yavuze ngo kwibyara bitera ababyeyi neza, batambira b'ineza munoza ndagano wa sana ya buhanzi. Biguwe neza, bituguye neza. Umunezero wawe ndabona ari wose batangiye kubyerekana. Hanyuma rero sinzi niba wigeze kuvuga ijambo ngo ukeneye dogiteri bita Dorcas. Dorcas yari afite, twari dufite gahunda none abaye amata byaya amavuta, akaba ari ubwiza buhuye no kwisiga. Nta byinshi twavuga kugira ngo twubahe gahunda y'igihe. Asigaye ngo akasozi kamanutse inka kazamuka umugeni, kamanutse umugeni kakazamuka inka, kandi umubyeyi n'impundi. Woheje icyifuzo cyo kunyereka ubakomoka irukiryi kugira ngo nawe umunsi ukwiye azibone ifoto nk'uko umubyeyi we yibonye ifoto, agahabwa inshingano, akaba umugabo wo kubyarira u Rwanda ingabo zizarutabarira. Nagira ngo nanjye nkumare amatsiko. Umugeni waje usaba twakwemereye ariko tutaraguha, nawaze via nimwe mvuga rimwe wumve kabiri. Yego, aze baramutse nako muramutse, aze muramutse rwose akomara ubumbuguye. Ahasigaye ariko mugaragaza umunezero mukabyara. Maze shenge ugari ibyaro, shenge insego yabirera, nyabusasekera ngo ushushanye, shenge we unsekere ushushanye, kandi ugabire gaju. Bakunda mu gitondo igihe cy'umuseso, bamwe bafashe imyeyo, ishinya abandi buzibya, abakobwa b'iwacu bakagwira. Aje bazana inzoga turazinywa, tumaze kuzinywa batanze inkwano za shimwe. Urabyumva? Izo nzoga zose twanyoye, umubyeyi n'umugeni akagusaba ko tubera inyishu ntuhakane, kuko uramutse ubihakanye ribu yabibonye akazi. Urabyemera? Urabyemera? Ati ndibubyemere. Icya kabiri gikomeye, urabizi ko abakobwa n'inka mugira n'isano. Inka zizana abakobwa n'abakobwa bakazana inka. Icyo urakizi? Uriya muryango bazanye inka mu muryango kandi twarazakiriye. Bivuze ngo rero uyu munsi tuvugana ugomba kugenda ukajya aho za nka zavuye nawe ukararayo. Numvise? Hari umuryango wazanye inka twarazakiriye, uyu munsi urarari wabo wazampa aho za nka zaturutse. Nagira ngo ugende ubizi. Mukomeze mutambuke. Kiramo akabino tugende, namubwiraga mu ibanga, tambuka wegere hino. Rero ndabashimiye mu gitaramo cy'abahizi nk'ahangaha, bashimiye umurimo mwakoze utoroshye wo kurinda mushiki wanyu icyaza cyububa, icyaza cyonona, mukamuba hafi, mukamutetesha. Maze rero ntabwo ngiye kubambura inshingano, ariko nanjye ni mu mwanya mbanze muramutse nari mukumbuye. Igihe nikigera cy'inshingano musubire ku ruhembe, nigire harya hitaruye nyiramugeze Dorcas. Amajwi yandi yose ntaceceke, yegera. Uraho Mana, amahoro y'Imana
twe, avuga make, afite ijwi ryiza ridasahira. Twavuze mu gitaramo iwacu kwa Gusitini, twagize ibihe byiza, twari twifitiye gahunda zo gushima Imana, ariko tukagira gahunda zo gutanga ingororano ku mwana witwaye neza. Ntibyatugoye, twashima Imana, turahimbaza, bavuga ijambo ry'Imana. Tugeze kuri iyo ngingo, tugiye kwa mwana wacu, dusanga nawe ugejeje igihe, niwe imyaka y'ubukuru yari igeze, yemerwa n'itorero ryacu, dusengeramo ikemerwa n'itorero ry'igihugu, umuco w'igihugu ukurikira. Imyaka 21 irazirwa, kandi ntabwo twashyingira umuntu udakijijwe, utaravuka ubwa kabiri, kuko ugiye kutubera aho tutari, umukobwa ni nyampinga. Ngo twinikize ikiganiro, irembo riragobora. Haza umugabo utariyasa Jean Paul, ubushize yari yaje iwacu, azana ijambo ry'urukundo. Ni umukozi w'Imana cyane, kuko burya ngo atubitsemo ideni bita urukundo, kuko Imana yavuze ngo ntazajya ideni tujya munsi ry'urukundo. Birasakomoka muri uyu muryango, tumubera imfura nk'uko iwacu turi, tumuha umwanya arabanza atubwira amagambo meza ay'igitsikamutima, atubwira twarabakunze cyane, ndetse tukaba twifuza ko ku mugaragaro mwatwemerera umugeni. Dukebutse mu bana bacu, dusanga niwe ugejeje Samudi uyu munsi, dusanga niwe ku ibyo byose byiza, byose nakubwiye byinshi mwana wacu. Uri umuryango birasa yaje ashumbye, yaje arangaje imbere. Ni umuryango witwa kwa Hitimana Jean Baptiste cyangwa se Yohani Baptiste. Rambura ibiganza nk'umugabekazi, ubasuhuze muri disipurine nyinshi, muri disipurine nyinshi. N'umwana kugira gutya gake gusa, ukajya unyongeramo ishimwe ry'Imana. Haleluya. Bakwishimiye rero. Uyu muryango wo kwa data harimo base wanyu, harimo abanyagosenge bataguheruka, baguheruka ukiri uruyoyo, ntabwo bari bazi ngo ko wakoze, ariko nabo badufashe kumenya ko ari wowe ugezweho. Ongera ubabwire twarakoze babyeyi beza, gera gutyo nyongeremo gakeya, ntushime Imana rwose. Nimushimire yaduhanze ko atakoresheje umuryango isoni, ntiyakoresheje Imana isoni. Uru ni urwego umuntu ageraho akumva yoza ubumbugushyo, akumva ishema ryo kubyara. Umusaza nkanjye w'ibihumba nasubirayo. Maze rero mwana wacu, nyemera nkwita izina mu ruhame, uri mata kadati nkamba. Birasa yamenye ngo tubyara n'abaheburayokazi, kandi ni mu gihe ubwa mbere mu mateka yacu. Yavuze ayava imuzingo bira, kabigire hino duhamye ukuri rwose. Abona ko duhamye ukuri, duhamye intego rwose, kuko burya aho imfura zisezeranye niwe zihurira. Ngo Birasa umukozi w'Imana yari afite ubwuzu bwo kukuramutsa, hanyuma ibindi ngiye gusa n'umwami amaze gukiranura rubanda. Yegamye ku nkingi ye, arangije afata intango bita Kamuhabahizi, ari Nyanza mu Rukari, ati Rwema ndaganje, uva ku giti dore ubu. Abakozi ariko n'umutambagiza umurwa cyane, wa muhungu wataza gutinda ubwuzu bukamushira. Urakoze wirirwe. Mwese ashimwe cyane. Gira utya gusuzura umuryango rero. Dore nguyu Dorcas, ntabwo naza kuvuga byinshi. Joseph naza bihamye, niba urashaka kumutabagiza umurwa neza. Yoza gahunda y'amenyo yarasigaje yose, tambuka uza hano, hanyuma ariko afite abarinzi bamenye kuza kubyitwara. Abahungu wasabwira uzategeka uwo ugiye kubikwanira.
birasa na wabaye nka indi yabyaye mu kita kandi nakarangije umushinga zirwaneho n'umuhagaze aho ngaho. Nagira ngo aba basaza ba Dorukasi babanje imbere mutambuke hano mubanze mwifotoze na muramu wanyu, muramukanye nawe muze hano muramutse muhagarare impande zombi pale jya ku ruhande iyo foto ntuyizemo. Undi nawe nahagarare hirya, umuntu ufotora naze hano iyi foto ayifate. Mwereke musumba zose agushireho ikimenyetso. Umuhungu ntazo yaje amwambitse impeta, ati ubwo itagira umukunjo sinzi hakonji, ati sinzagukoze inkonja abandi twimana amashini muyakome rwose amashi menshi. Hanyuma ikiganza cyambaye impeta uzamure, ufata mu kaboko uzamure ushyire hejuru, wereka abari hano twese. Hindukiza n'umuryango wereka hakurya gutyo. Ati ntabwo ari ibyo gusa, hano hari n'ururabyo, uko ubona bibyibushye nawe uzahora ubyibushye. Ureke abandi babyimba ibirenge nk'abagabo dukurwa ibyinyo, ati nguru ururabyo. Mwegeranye museka, ifoto nziza cyane. Nagira ngo mbabwire ko udasetse ifoto zirasha, mujye munyuzamo mu mwenyura. Amashi menshi kuri iriya foto nziza. Hanyuma usiga Dorukasi wenyine ujye ku ruhande gatoya. Zamura ugeze mu gituza, yambwiye ko amabara yamuvuniye. Amabara ni sawa, ugiye kubika mu mutwe nusanga n'impumuro ari sawa. Marene ijya ku ruhande, urahereza Marene uhobera umugabo utaramuhobera kuva mumenyanye. Zamura ugeze mu gituza umve n'impumuro niba ari sawa. Ngaho hereza Marene, egera umugore aguhobere uko utaramuhobera kuva mumenyanye. Ariko abantu bari hano nimwakomye amashurwe ntabwo intera baragenda bayigabanya. Hanyuma nshimye abamutwaje impano y'umugore niba mwegere hano bihuse. Abamutwaje impano y'umugore niba mwegere. Ntabwo nagupfunda ibipfunyikanye none ntidupfana ibintu. Iyi mpano ni ikimenyetso. Nagira ngo Dorukasi iyo mpano umugabo yakugenewe yakire, tuyiherekeze n'amashyi menshi mwegeranye mureba abafotora. Hanyuma abatwaje Dorukasi impano y'umugabo nimumwegere namwe ku ruhande rwa Marene. Abatwaje Dorukasi impano y'umugabo niba yihutane hariya hirya twihuse. Iyo mpano niba yakire impano. Murakoze cyane. Hanyuma Dorukasi iyo mpano ukifite mu biganza Jimmy yambwiye ngo iyo mpano ajya kuyiguha yakunze yumva ku isi hariwe ba rutahizamu bibirangirira. Ngo yumvaga ba Yature, ba Didier Drogba, ba Cristiano na ba Messi, ngo rutahizamu wa mbere ku isi w'umwe gukanya kiri impano kugenera. Abantu bari hano muyiherekeze n'amashyi menshi. Akiri hano nshimira ababyeyi bamubyariye umugore arahera kuri sebukwe. Papa Tambuka aza gushimirwa, tumukomera amashyi menshi. Papa Tambuka aza gushimirwa. Umubyeyi mwiza wambaye isuti nziza. Iriya suti nk'intambara y'Uburusiya na Ukraine yateye amaze kwambuka, yavuye mu Burusiya. Hagarara hagati rwose abana bagushimire, amashyi menshi ku mubyeyi. Umukwe wawe arashaka kugushimira, hagarara hagati yabo. Yarebye asanga ikirere cyararetsemo amazi, ngo uruhanga ntirukwiye kuzavirwa ukundi. Mwegereze iryo kamba, abanza ari mutamirize mu ruhame. Aho ugiye gushyira inyuma uhagarara imbere, uhagarara uko wari uhagaze kugira ngo abafotora bagufotore. Umubyeyi bamwambitse ingofero nka Museveni neza, abandi mwimana amashyi yagiye mu hano ukora ameze. Hano hari n'akabando. Iyi ni inkoni y'ubutware. Ntabwo ari insimburangingo, ntawe uvuga uyu mubyeyi afite, nawe yimushyikirize. Mukoze ibiganza mwemye na Dorukasi, mukoze ibiganza kuri iyo nkoni y'ubutware, muhagaze mwemye mureba abafotora. Amashyi menshi ku mubyeyi. Ukwibyara gutera ababyeyi neza ni kumusizi Nyakanga kamusare wa Karimunda yavuze, ariko niyi mpano ni y'umubyeyi. Ndagira ngo yegereze Nshimiye ayishyikirize umubyeyi. Umubyeyi akiri hano ashimirwa. Dorukasi ategera na mama nawe nabegera hino kugira ngo ashimirwe.
kuba ahagaze muri runo ruhande mpagazemo, baraza kuba ahagaze muri runo ruhande mpagazemo. Hanyuma mama atambuka, ababyeyi bari hariya nimutera impundu, umubyeyi ashimirwa, aza gushimirwa n'umukwe. Mama ndagira ngo musabe abanza ahagarare hano arebana n'umusaza gato, hagarara hariya, hagarara hariya urebana n'umusaza, nibagufashisha kurusha, nibagufasha. Hari ukuntu ababyeyi baba baherutse guhoberana kera, bagira ngo banze utambuke uhobere uyu musaza, muhane ikiganza muti twashingiye, tambuka mwanze muhoberane, banze uhobere uyu musaza, hindura umusaya. Namwe rwose mubafatore, mama tambuka uhagarare hagati, ushimirwe n'umukwe. Abatwaje nshimiye impano ya nyirabukwe mumwegere, yarebye asanga impano yaguha, yaza kugira vewiti ubundi niyo yari kuguha. Iyo mpano ibonetse ni ikimenyetso, ishimwe rikuru riri ku mutima. Ndagira ngo iyo mpano tuyiherekeze n'amashyi menshi. Nyuma y'iyi mpano nsabe papa yongera ahagarare hagati yegereye umukwe, dufate ifoto ya Dorcas na papa na mama we n'umugabo we. Dorcas n'umugabo we ndetse n'ababyeyi bombi tubakomera amashyi menshi ku bw'ifoto nziza. Ababyeyi mwisubire mu byimbo byanyu, mwarakoze cyane. Dorcas arashimiye ababyeyi bamubyariye umugabo ahereye kuri nyirabukwe. Mama Joseph atambuka aza gushimirwa hano, mama atambuka aza gushimirwa, umukazana ahera kuri nyirabukwe. Ndagira ngo mwatwaje Dorcas impano ya Joseph na Dorcas mwegerane, basaza babiri nibaze ku ruhande, abandi bajye ku ruhande rwo hepfo, mushyire umukwe n'umugeni hagati. Impano ya musaza Dorcas mukuru nimutambuka yimushyikirize, nshimiye. Iyo mpano ihemuramo wawe mukuru, umukuru nabanze. Buri wese namushyikiriza impano yamugeneye, ifoto turayifatira rimwe, buri wese muhe impano yafate mu biganza. Buri wese namuha impano yagenewe ayifate mu biganza. Arabazi baramubi muhereze. Buri wese nafata impano ye mu biganza, hanyuma buri wese nakoze ibiganza ku mpano imwegereye. Dorcas nashimiye, tureba abafoto. Mukomera amashyi basaza be bose yabazirikanye muramu wabo, ifoto nziza cyane. Umuhungu hano ugicisha museke batagira ngo ufite ibihanga, ubone ufite amenye mu kanwa. Barakoze cyane. Turacyatanga impano rero. Mama Solange nawe yatambuka, hari impano yagenewe akayakira. Mama Solange tambuka rwose. Banshimiye, hagarara hagati rwose. Hanyuma kandi hari abavandimwe ba Dorcas, Mariyamu mukuru ndetse na Ange nibazire rimwe nabo. Mariyamu mukuru ndetse na Ange nibazire rimwe, bakira impano bagenewe bihuse. Bavandimwe ba Dorcas, Mariyamu mukuru ndetse na Ange nibanyaruke bakira impano zo kubashimira bagenewe, mwihute. Muhagarare hagati mwakira impano mwagenewe. Muhagarare hagati mwembi, buri wese ashyikirizwa impano ye, dufatire ifoto icyarimwe. Hanyuma kandi hari abo Dorcas ari bushimire, abo Dorcas ari bushimire by'umwihariko. Hari impano yagenewe Papa Manzi, bari bayitegura n'iya Mama Manzi zizire rimwe. Papa na Mama Manzi batambuka baza gushimirwa. Aba ni abavandimwe ba Dorcas, tubakomera amashyi, mwarakoze cyane nawe. Abateguye impano ya Mama Manzi na Papa Manzi zizire rimwe, Papa Manzi na Mama Manzi baze bazakire. Mama Joseph atambuka yegere hano hafi. Mama Dorcas nawe atambuka ari hano hafi. Telefone urayifite? Byiza rureka mu byicarire mwembi.
hanyuma abana babakikize. Hari amakamba yateguwe hano ngira ngo Dorcas tambuka utambiriza ababyeyi amakamba mu ruhame uhereye kuri mama wawe, uhereye kuri mama wawe. Aya ni amakamba ubundi yambikwa abakobwa babaye beza kurusha abandi. Arabashimira kuba mwaramubereye ababyeyi beza. Atamiriza ababyeyi amakamba. Arimo aramubwira ati warakoze mubyeyi. Kugira ngo abari hano mwongere mufanye duhuze ibiganza dukomera amashyi menshi umubyeyi ashimirwa mu ruhame. Hanyuma Dorcas amaze gushimira mu umubyara ati nzirikana ko umubyeyi ari mu ndashimira n'umubyeyi wabyariye umugabo nawe umutamiriza ikamba mu ruhame. Nawe mutamiriza ikamba mu ruhame. Abari hano bahuza ibiganza nawe bagukomera amashyi kandi. Dorcas yambwiye ngo iryo kamba ryabaye rigufi, yashaka kwandikaho amagambo maremare kubwira ngo warakoze mubyeyi mwiza kumbyarira umugabo nka Nshimiye Joseph, ariko ryabaye ritoya arahina ngo warakoze mubyeyi. Ndagira ngo uyu mubyeyi mwongere mumfashe duhuze ibiganza bari hano mukomere amashyi menshi. Hanyuma buri wese naza ahagarare mu bitugu bya mama we dufate ifoto n'ababyeyi bombi. Ababyeyi buri wese afate ku rutugu rwa mama we mureba bafotora kugira ngo dufate ifoto nziza cyane. Mureba bafotora ifoto nziza cyane y'ababyeyi. Garukamo gati atakuri mama. Ababyeyi rwose mwarakoze cyane. Murakoze cyane. Ndagira ngo mwongere muhagarare mubakikije noneho bacicaye. Muhagarare impande zombi. Ni iyi foto bayifotore ababyeyi bicaye mwe muhagaze. Hanyuma iyo foto imaze gufotorwa ndabasaba muhagarare babafotore ndi muhagaze mwese. Muhagaze ababyeyi bari hagati. Abamubyeyi nyuma y'igafata ibumoso umuseke. Umugabo wakiriwe kuriya yagiye gusigara hasi yasasa ikofi umugore agakuramo ayashaka. Umugabo nuko yakirwe niba gukomera amashyi rwose. Tubikira agakomere umugabo nuko yakirwa mwongere. Hanyuma muhaguruke muhuze muti ku buzima bwanyu mwembi. Muhaguruke muhuze ubuzima bwanyu mwembi. Na pare na marene mugiye guhagurukana uturahuri twanyu. Ibindi byose mushire hasi. Buri wese arafata ikirahuri mu kiganza cy'iburyo. Imbere yawe. Namuri imbere yawe gutya. Iyi foto ndayishaka. Imbere yawe marene gira gutya. Murizemo hagati mukore cheers. Murize hamwe mwese. Murekereho. Mumanure hasi kuko kwikingira amazi. Mushyire hamwe muze pare. Kozaho. Mushyire ku munwa mwese. Mwese. Murakoze cyane. Abatahira niba bampera indangururamajwi hanyuma baze batubwira amazina y'inka. Abatahira niba bari hafi banyu babegere bugufi. Ayimbariye ntigoheka mpera kombota ahanzi. Ngaho rero muraho neza basangwa beza, basangwa dusangiye isano n'imisango muri Kristo Yesu ab'Imana y'Imanye. Muraho neza.
muraho umuryango mugari uduhaye umugeni cyo koko ndababona murahari muyakeye nk'inyange za burakeye icyo nimwe amashyi kuko umugeni mwamuduhaye kimaze kurimbanya mu ijoro ryaje n'umuseke wamena ishyamba batindi mu mitima bamena ibanga muraho n'uhuke n'uwagusa amahembe ukaba nyina wa rwige mu mushumba waza akaba rwige na rurwuri inagasigisi n'akaziranenge ni umuzi w'imana wizimiye mu nda wanjye we mama kiraro nararekiwe idore indaro zimwe zirarara zigasiba izindi bagasibura ariko wowe nturasiba gusesirwa ingahe mama kibambere nk'umugongo zikarasonera hejuru ya musego ayi mama kibamba kibarutse igitare gitemba amata igitonda gitangaje inyamutubukira unyura ukwitunga abatebizi bikabatunda bagatangarira ingahe mama nawe mawukwere nimuze mwirorere zana zishishikariza umutunzi gatunganira kuryamura nigwinura abayanga y'iwacu nyamuvunire rwayirenze cyenda rweziza abatunzi ruhogoza abageni Kigali yanze akomeye ku ntego iyanze gukamirwa mu rutoki ngo idatonyagirwa n'ibitonyaga ikanduza amagaju iyanze gutera hasi ngo itazatera mu kivaho ubwo itera imana ibugondi bugoyi buragendwa yanze gutera hejuru ngo itazatera urutete rw'umubumbyi agatwara ibumba mu biganza igahe mama ruhongore rw'inka ntugahungabane ruhongore rw'inka ntugahungabane nawe gicuba cy'inka ntugatwangane umushumba mwiza ntukarara umwerera nawe mfizi ntukarara isumba nawe ngiye kuvuga ngo urokasi mwiza ntukarara umugabo hari benshi n'abaneye bafite ubwiza n'uburanga ariko batabonye abo bagabo ahubwo reka ngire nigeze fu mwiza ntukarara nawe jodefu uramenye nturaza amaboko mu maguru twazita amazina bukira bugacya ariko amadacika arazenguruka aratuza nyemerera ugeje umushyikiriza inguyo kubemera amana mu gitabo cy'imigani 18:16 nta magambo y'ubwenge burya kuko ituro ry'umuntu rimucira inzira rikamugeza ahakomeye atari kugera ubyeyi iyo nagiriye umuyu n'inkundi nagomba kugeza imbere nyemerera cyo bugufi ugeje muri mu rurango menshi umugisha oya data mubyeyi kandi cya gihe ko ari ukugira ngo zitabura umukama mubyeyi yemwe bashumba mwe yemwe bashira uhuye muti wacu zirakamwaye iwacu zirakamwaye bahuye nyikoye kamera kondo ihanze bisa n'ibikubana mu gihe nyibazibye muri zo yibarutse inyana ebyiri tubashimire n'imfura cyane hanyuma namwe mwiha amashyi rero buriya ngo hanyuma rero burya iziwacu zigira amazina yazo kandi zikanayitaba cyane ko ntari njyenyine urwuri rwa data turimo benshi ariko uyu munsi abimbonera nitwe mbega nakaragerwe na rugaju igira hiranye wakira amagana nzanya amagaju nsize amagambo ndabiza abahandi mukunda kurata igira hiranye wakira izi nyambo kandi niba utazi kuzashira uzacika muri wa mutahira we iyo senya batera mwana wategera sigaho gutera icyo utitegereje abungeri binka bashusha n'imihogo uraratikiye uwa mutahira we indarata nkundirangabo imwe yanze kunywera mu migende yo kwa Mongori inkongoro zo kwa muganga zahabonye iyo yanze abatutira abatungana ngo ntibaturana
dore yanze urugo ruvuga umwe mu gitondo ngo rwavuga umutindi kandi iby'iwacu kirazira mwabagabo irakandagira ibiti bigaturika amabuye agatutubikana iyo yanze gukamirwa mu bihuru ibihunyira bitayirebera ikibe rigasagura igira amabere ahatunga abashumba ku ishyamba abakwe n'abakazana basiganiye kugemura ese uraratiza iwanyu se wamutahira yiyumvira umukenyera kibamba ngwino